Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Shalom shalom bakundwa bene data tuzajye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Nongeye kubasuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi njye basuza ni Bagabo Joseph, kandi ngarutse ku bwa SAVEUR DIVINE kugira twongeye tuganire ijambo ry'Imana binyuriye kuri uyu murongo wa SAVEUR DIVINE. Bene data bashiki banjye rero mudukurikira kuri uru rubuga rwa SAVEUR DIVINE, kuko mumaze kubimenyera urubuga rwategurira insanganyamatsiko zitandukanye tukaziganiraho mu gihe cy'icyumweru cyangwa se icyumweru kirenga, bitewe n'ubunini cyangwa se nuko Imana duhaye ishurirwa rirambuye kuri iyo nsanganyamatsiko turimo tuganiraho. Iki cyumweru turimo tuganira rero ku bwami bw'Imana. Si iki cyumweru ko nicyakibanjirije nibyo twavuzeho, bashikibanye na bene data batandukanye, hari byinshi babaganije bavuzeho ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. Bene data bakundwa, nayo ndagarutse kugira twongere tuganire ku bijyanye n'ubwami bw'Imana, kandi nta kindi twagukwiye kuvuga muri iyi minsi twegerejemo, ko ni iminsi yerekana yuko ubwami buri hafi gusohora, buri hafi kuza. Bene data bakundwa rero ntago ngeyo nongera kwibanda cyane ku kuvuga ku bwami bw'Imana gusa, kuko bene data n'abashiki banjye bambanjirije babivuzeho, ahubwo ndagira ngo turebe mbese niki cyagakwiye gukorwa, niki umuntu yagakwiye gushyira mu bikorwa kugira ngo nawe ubu bwami nibugera igihe cyabwo azabubonekemo. Tuzi neza yuko buri bwami bwose bugira amategeko yabwo, bukagira n'imyitwarire, bukagira n'ukuntu bugengwa, ariko bagiye babivugaho cyane. Ahubwo njya ngo tugaruke ngo niki cyagakwiye gukorwa kugira ngo ubu bwami bw'Imana twaganirijwe, ubu bwami bw'Imana bashiki bacu batubwiye, ubu bwami bw'Imana bene data batuganirije, noneho tuzabugaragaremo, tuzabubonekemo. Twakora iki, twakwitwara dute kugira ngo ubu bwami bw'Imana utegereje tuzabugaragaremo? Ka twifashe ijambo ry'Imana dusoma muri Yohana wa mbere ibice byaho 2 umurongo 28-29, turebe icyo hatubwira, noneho hari ryo tugenderaho. Urwandiko rwa Yohana rwa mbere ibice byaho 2 umurongo 28 tuvuge no 29. Hari amagambo avuga ngo 28, nanone bana bato mugume muri we, kugira ngo niyerekanwa tuzabone uko dutinyuka, tutazabebera imbere ye ubwo azaza. 29, ubwo muzi yuko ari umukiranutsi, mumenye nuko umuntu wese ukiranuka yabyawe nawe. Bene data bashiki banjye, aya magambo nta kindi atubwiye buretse kongera kudushishikariza, buretse kongera kutubwira uko dukwiye kwitwara ubwo uwo nguwo azaza, ubwo bwami buzaba bugiye gusora, ubwo bwami buzaba bugiye gushyirwa mu bikorwa. Baratubwiye ngo nanone bana bato, si uko Bibiliya yari isuzugwa bigiye kubwira, cyangwa se umwanditsi yarasuzugwa bagiye kubwira, ahubwo bari abana bato mu buryo bw'umwuka, kuko yari yabyaje ubutumwa abandikira, yaraza abo yandikira, ni abana batoya mu buryo bw'umwuka, yari yabyaje ubutumwa. Muri iki gihe rero turimo natwe, reka twumvire ijambo nk'abana batoya. Yesu yakunze kubwira abantu ngo ubwami bwo mu ijuru ngo buzagirwamo n'abantu bameze nk'abana batoya. Kubera iki? Kubera ko abana batoya burya akenshi barakosoka, akenshi barumva, akenshi barahindukira, akenshi icyo babwiye baragikora, akenshi barahanika. Reka natwe tumere nk'abana batoya, ko Yesu yaravuze ngo ubwami bwo mu ijuru buzagereranwa cyangwa se buzagirwamo n'abantu bameze nk'abana batoya. Nanjye reka nongereho mvuge ngo reka tumere nk'abana batoya nk'uko iri jambo ritubwiye. Yaravuze ngo nanone bana batoya mugume muri we. Dore ikintu cya mbere dukwiye gukora muri iyi minsi turimo twitegura ubwami bw'Imana, ni ukurushaho kuguma muri we. Ngo nanone bana batoya mugume muri we. Ndongera nanjye mbingingire kugira ngo twongere tugume muri Yesu, twongere tumwishishikarizeho, twongere tube muri we, twongere dushaka uburyo tuguma muri we. Icyo ni cyo kintu cya mbere twagakora muri iyi minsi mu gihe turimo twitegura ubwami bw'Imana. Ndabingingira kuguma muri we. Reka tumugumemo, tugume mu byo yatubwiye, tugume mu ijambo rye, tugume mu byo twigishijwe n'ibyo twamwumvanye. Arababwira ngo kugira ngo niyerekanwa
bwa bwami bwe bugiye kuza, ubwo bwami tumaze iminsi tuvuga, tuzabona uko dutinyuka tutazabebera imbere ye ubwo azaza. Reka mbabwire ngo hari abantu benshi batazatinyuka kureba mu maso yiwe kubera ko batakoze igikwiriye. Ku murongo 29 baratubwira ngo kuko ari umukiranutsi natwe nuko dukwiye kumera kuko natwe twabyawe nawe. Dore icyo bidusaba rero muri iyi minsi, biradusaba gukiranuka kugira ngo ubwo azaza tutazabebera. Bene data, hari abantu benshi bazabebera kuri uriya munsi ubwo Yesu azaba aje kwima ingoma, bwa bwami twavuze bw'Imana bugiye gushyirwa mu bikorwa. Igihe kigeze kugira ngo ubwami bw'Imana twavuze, ubwami bw'Imana abantu baririmbye, ubwami bw'Imana abantu bategereje ibihe n'ibihe, noneho bushyirwe mu bikorwa. Ariko ngo hari abantu benshi batatinyuka kureba mu maso yiwe. Niyo mpamvu uyu mwanditsi we yandikiye abayandikiraga arababwira ngo none bana batoya mwebwe mugume muri we. Abantu benshi barava muri we kubera kubimenyera cyangwa se kubera kubitindamo, ariko mwebweho mugume muri we. Uburyo bubahesha kurushaho gukiranuka nk'uko n'abakiranuka, kugira ngo naza muzamurebe mu maso, aje kubatwara, aje kubasanganira, aje kubatwara muri bwa bwami bwiwe. Reka mbabwire ngo abantu benshi ngo bazabebera. Tugiye ngo abantu benshi bazabebera badatinyuka, badashobora gutinyuka kureba mu maso yiwe kubera ko batigeze baguma muri we, kubera ko batigeze bakora ibyo gukiranuka bibaheshe kubebera no gutinya kumureba. Yesu azaza. Bene data bashiki banjye, iri si ibanga, Yesu azaza. Mu byesho bitubwira yuko naza n'abapfuye bamwizeye ngo nabo bazazuka. Umuntu wese azakangukira, umuntu wese ibi azabimenya. Ntabwo igikorwa cyo kuza kwe kwima ubu bwami ari igikorwa kizaba mu banga. Abamwubashye, abagumye muri we n'abataragumye muri we bazabimenya. Niyo mpamvu dushishikarira kuguma muri we kugira ngo tutazabebera. Nta kindi biduhesha kuguma muri we n'ukugira ngo tutazabebera. Mwene data rero mushiki wanjye ukurikirana ibiganiro bya SAVEUR DIVINE, ndakwingingira kurusha kuguma muri we uburyo buguhesha kutazabebera ku munsi wo kugaruka kwima ingoma, ku munsi wo kugaruka gushyira mu bikorwa bwa bwami tumaze iminsi twumva tubwirwa na bene data n'abashiki banjye. Ndakwingingira rero gukiranuka. Ijambo ry'Imana rero mukiranuke nk'uko nguwo akiranuka. Ku murongo 29 niko batubwiye ngo ubwo muzi yuko ari umukiranutsi mumenye nuko umuntu wese ukiranuka yabyawe nawe. Naha hantu biri ubwo tuzi ko uzaza kwima ubwami, ubwo tuzi ko ubwo bwami tugiye kujyamo, ubwo tuzi ko ubwami dushaka nyirabwo ari umukiranutsi, turasabwa kuguma muri we dukiranuka kugira ngo tutazabebera. Bene data, Imana idushoboze gukiranuka, gukora ibyo gukiranuka, kuvuga ibyo gukiranuka, kugenda uburyo bwo gukiranuka, kugira ngo naza tutazabebera kandi twaravuze izina ry'Imana, kandi twarakoze ibikorwa byo mu nzu y'Imana. Umwanditsi umwe yaravuze we ngo kuri wa munsi ngo bamwe ngo bazavuga ngo data twarakuririmbiye, abandi ngo data twarahanuye, abandi data ngo twabaye imbere yawe, ariko babwira ngo mwumve imbere sinigeze kuhamenya ko muri inkozi z'ibibi. Dore kizaba cyarabaye, ntago abantu bazaba baragumye muri iminsi yose, uburyo bubahesha kutazakorwa n'isoni nagaruka. Guma muri we mu gitondo, guma muri we nimugoroba, guma muri we iminsi yose, mu gihe cy'imibabaro, mu gihe cy'ibyishimo, ibihe niyo byahinduka bite, guma muri we ukiranuka, uburyo buguhesha kutazabebera ubwo azabaje kwima ubu bwami bwe. Ubwami bw'Imana buri hafi kuza, iryo si ibanga, si ikintu tubahisha. Nawe iyo ubirebesheje amaso yawe, ibihe ndetse n'iminsi n'ibimenyetso bitwereka ko ubwami bw'Imana buri hafi kuza. Ese urakora iki witegura ubwo bwami bw'Imana? Ese ugeze he witegura ubu bwami bw'Imana? Icyo usabwa nta kindi ni ugukora ibyo gukiranuka, uburyo buguhesha neza kwitegura ubwami bw'Imana. Rego uzaza ni umukiranutsi, uzaza arakiranuka, uzaza yambaye gukiranuka, biragusaba nawe kwambara gukiranuka kugira ngo naza uzahagarare udafite ipfunwe ryo kumureba mu maso, udafite ipfunwe ryo kubebera, ahubwo wishimiye kubana nawe muri ubwo bwami bwe bw'ibihe byose kandi azabatuzaniye. Ndabifuriza rero kubaho mu buzima bukiranuka, uburyo bubahesha kuzamureba mu maso agarutse aje kwima ingoma muri ubwo bwami bwe budashira. Imana wo mu ijuru bashoboze gukiranuka kandi bongerere gukiranuka muri ibi bihe turimo n'ibihe tugiye gusohoramo, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.